turabasuza kandi tukabifuriza kugubwa neza abakunzi ba Kigali Daily Update News. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, ndetse niba ari n'ubwa mbere dukurikira munsi ya video kore subscribe kugira ngo amakuru yibanda cyane ku myidagaduro tugenda tubagezaho akomeze kubageraho. Rero ni nyuma y'igihe kitari gito Mwiseneza Josiane avugwa mu itangazamakuru mu nkuru zitandukanye, ndetse nawe nta na rimwe yigeze aza ngo agire icyo atangaza. Kigali Daily Update News rero tukaba twabateguriye byinshi wamenya ku buzima Mwiseneza Josiane abayemo nyuma y'amakuru yavuzwe, nyuma yuko bavuze ko yabenzwe, nyuma yuko hagiye hacicikana inkuru zitandukanye, ariko uyu mukobwa ntagire ikintu na kimwe atangaza. Nibyo rero tujye kugarukaho ngo usabe kubana natwe maze usobanukirwe uko Mwiseneza Josiane abayeho. Hashize rero imyaka igera kuri 2 Mwiseneza Josiane atangiye ishuri muri Ines Ruhengeri. Yabwitangazamakuru ko rero mu minsi ya mbere ari mw'iri shuri byamugoye cyane kuko yasanze abanyeshuri bose bamuzi ariko watabazi, ku buryo rero yatambukaga mu kigo benshi bakamuhamagara kandi watabazi. Gusa ngo nyuma rero yaje kumenyerana n'abatangira kugira inshuti z'abanyeshuri ku buryo ubu yamaze kumenyerana nabo. Yagize ati byarangoraga kuko natambukaga nkumva umuntu arampamagaye, ariko ubu bamwe ni bagenzi banjye nanjye namaze kuba mugenzi wabo. Iminsi rero Josiane yiga amasomo y'ubukungu. Josiane yiga rero acumbitse mu mujyi wa Musanze, aho avuga ko abayeho neza mu nzu akodesha irimo ibikenerwa by'ibanze. Amasaha ye menshi rero y'umunsi ayamara ari mu by'amasomo kuko ashaka kuzaba umwe mu banyeshuri bazatsinda neza mu ishami yigamo. Mwiseneza Josiane rero yahisemo kwiga muri kaminuza y'Ines Ruhengeri kubera ko yari asanzwe akunda aka gace k'amajyaruguru, kandi ngo amaze no kuhamenya yahise atangira kuhishimira. Abanyeshuri rero bigana na Mwiseneza Josiane ngo bamaze kumumenyera, icyo akora abandi bo mu kigo batigana ntabwo baramumenyera neza. Ikindi kandi ngo abarimu ntabwo bamufata nk'umuntu udasanzwe kuko yaba amasomo cyangwa imikoro baba bafite uburenganzira bwo kuyikora bose kimwe, ndetse nta no kujonjora. Kuri ubu ngubu rero Mwiseneza Josiane ikintu ashyizemo imbaraga ni ukwiga ndetse no kwigisha abandi bakobwa b'abanyarwandakazi kwitinyuka. Mwiseneza Josiane kuri ubu ngubu rero akaba yari amaze igihe atagaragara, ndetse n'abantu batandukanye bakaba bibazaga impamvu kuri ubu ngubu uyu mukobwa adaheruka kugaragara yaba mu itangazamakuru ndetse n'ahandi, nyuma y'uko inkuru zitandukanye zagiye zivugwa kuri uyu mukobwa nyuma y'uko mu mwaka ushize wa 2020 yari yambitswe impeta. Ibintu rero kuri ubu ngubu abantu bagiye bavugaho amagambo ndetse n'inkuru zitandukanye, nyuma y'uko ku itariki 15 z'ukwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2020 aribwo uyu mukobwa Mwiseneza Josiane yari yambitswe impeta na Tuyishimire Christian. Ariko kuri ubu ngubu ibyabo bikaba byarakomeje kugenda byibazwaho, dore ko hari abatangaje ko uyu mukobwa kuri ubu ngubu yinjiye mu rundi rukundo. Ayo nguko rero mwumvisha irengero rya Mwiseneza Josiane na amasomo ari gukurikirana hariya kuri Ines Ruhengeri, ndetse n'inkuru zindi zivugwa cyangwa se zigenda zivugwa kuri uyu mukobwa akaba ataraza ngo azemeze. Rero tukaba tuzagenda tubagezaho update zitandukanye. Ngusabe rero ukore subscribe kugira ngo inkuru tuzabagezaho itaha igihe Mwiseneza Josiane azaba yagize ikintu atangaza itazagucika. Amahoro y'Imana bane namwe, kora subscribe dukomeze tugende tubana kuri Kigali Daily Update News muri gahunda z'amakuru yibanda cyane ku myidagaduro ndetse n'andi makuru ashyushye abari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe, ibyiza byose bikomeze kubageraho, turabakunda cyane.